haya ewana ubu tugiye kureba ewana kompetisiyo ya Bwoba na Matayo. Tugiye kureba umuntu urenze kurusha undi mu kurya ibisheke kabisa. Ewana bangita gatega tipase katigishya makabanda Fulgence Buriyane Firiteki kava amahanga bifupa Bwoba King umwana wavutse ku buntu bw'Imana. Twagiye ndebera abaje makuru babarya ibisheke n'izina ry'Imana. Uziko afite urwasaya wagira ngo nurwe inguru bimwe y'gasozi. Ndebera izishoboka cwa. Ariko aba bantu ntago baba bankoye urumogi. Je narabivuze ngo aba bantu bagwita ngiye baranzika. Bakajya bavuga ngo ubu nkube ejo bazabyeka bajya kundaga ngo nabasebeje. Okay, ushaka kureba izindi video zirenze ewana jya kuri YouTube yacu wandikemo Bwoba King Show. Urabona competition zirenze bya danje zazindi mwakunze kabisa. Twagiye aba bantu ubu nk'aba bantu kuko ubu ibi bintu bibaho mwaka byarame ndebera amaze kurya ingingo metero 40 ari umuntu umwe. Cyakoze abantu n'abasore kabisa biragaragara. Dore Matayo yatangiye kugira ubwoba kabisa, atangiye kuvuga ati wowe nta kuntu wamara ingingo 17 nje nkikiri ku cyo biratangiye kubitsimba kabisa. Umuntu uri butsirwe buboneka aratangiye kubitsimba rwose yazwananiwe. Mutipe hano aragunjura icyo bita kugunjura. Aravuze ati reka nikohoresha mbanze nkwereka ukuntu barya igisheke mani wowe nta kintu ubuzi. Cyo mu nzira nkwereke. Ibi ngibi ngenda ncuna igisheke kikajya mu mugongo ewana kabisa ubundi nkagikacanga kabisa reba hano kigera. Tangiye gushima kwibondo kabisa ngaha. Ubundi igisheke mu bantu batazi akamaro k'ibisheke. Igisheke ushobora kukirya ukamara iminsi 2 utarasonza utaricwa n'inzara nta kibazo ufite. Ariko abantu benshi ntago bajya babyitaho kabisa. Apeti ngabo uzareba bafite umubiri wumutse kabisa baba bafite imbaraga. Nguyu ushobora kumujyana mu murima wawe akaguhingira iminsi 2. Kabisa atararuhuka yakora nk'igitega cyangwa ingorofani zazindi ariko zo mu Bushinwa ntago ari ngazira zo mu Rwanda zitwara ibishimbo. Kora subscribe rero kuri YouTube Bwoba King Show, bundi following kuri TikTok ni Bwoba King. Kora comment ewan ubundi twandikire muri comment ushaka yuko tugufasha cyangwa se ushaka kudufasha twandikire, shyira namba zawe muri comment bundi utubwire ngo nshaka munyamamariza ibikorwa byanjye. Ukora iki tukwamamarize utukubita muri comment turabibona hakiri kare tukata tugukorera show ewana. Ushaka ko dukora na show nawe kandi ubyandikemo utubwire nshaka ko dukora show bya danje ubasha ariko byatari ntago twe tupfa gufata abantu bose babonetse kujyamo n'ubuntu gusohokamo n'amafaranga. Mwumvise ariko ko kantu wakumvise kwinjira n'ubuntu gusohokamo n'amafaranga. Ngo ni ndebera namwe niba uzi kureba ari ndebera umusaya w'uyu mutipe arakacanga arafata igisheke akagikongora neza ukagira ngo ni ya mashini y'ibigori. Ndebera ubu kandi nk'iki wasanga gifite umugore cyangwa se wasanga afite sheri. Sha ewana kabisa cyakoze abakobwa barihangika kabisa nk'iki iki cyakurira mu nzu habuze ibyo uhaha. Iki cyakurira mu nzu kikagukacanga neza wabuze icyo uteka kabisa. Ndebera ngaho ndebera mundebera izi ni genge z'ibisazi, izi ni genge wowe mani. Ndebera ari kumukora kunda tewe mani dugisha kindakimaze meza gifite metero 2 ndakimaze uracyari ku ngingo zingahe cyakoze kabisa. Uyu muje marangi meza kabisa. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ejo tuzabatamo indi video ya danje y'umugabo bita Bwoba King na Gaheza. Ndabizi mu bantu mukunda gukurikirana video zacu ewana tugiye kubatamo ubu ngubu noneho arahaze dore akadara kegetse. Agiye gutera pompage. Narababwiye ibisheke bitera imbaraga muri amakanye ndibira kakaje makuru gakomeye karakomeye kire kuwakajyana hahandi mwaryashyamba kakajya gutira yizi pompage kakajya kazitera amaguru bayaziritse mu kirere. Ngaho ni mu ndebere zigenge z'ibisazi. Ndorera pompage ndorera ye ndebera nakarana ko karaje. Ndebera kakabona ko karashe kagiye gutera pompage akane kadapfa akakarapfa kabisa karatera 2 wapi ntagashimaho. Ndebera arapfuye none hakuye amenyo. Sibyo nababwiraga se ndora kagorora kagubanyije. Narababwiye ngo abantu baba bankoye itabi baranseka. Ubu barabyuka mu gitondo bajya kundega ngo Bwoba nabasebeje. Ariko se wowe ntubireba ahantu nta kintu ubonamo. Ndebera ubu nta kintu ubonamo. Ndebera kuntu kipanga. Ndebera usigise pack zahihise
six pack ni umubiri wumye gusa wagira ngo cyakoze kajemo gake ariko wakuba nta mubiri urimo. Wapi mani, we zarapfubye, wowe tize zarapfubye, jya wemera aho nta mubiri urimo. Wowe si umubiri bro, izo ntabwo ari pompaje. Reka ndebera arigonda, ntabwo biba. Wapi bro, ntukatubeshye mani, wowe niba ushaka kuba umusore bya danje